umufatabuguzi wa WASAC Group. Ubugenzuzi bwagaragaje ko hari amazi apfa ubusa bitewe n'imikoreshereze y'amazi itanoze. Dore ibyo ukwiriye kumenya no kwirinda. Iyo woza amenyo, ntukareke robine ngo igume ifunguye. Vomera amazi mu gikombe aba ari cyo ukoresha. Igihe woza ibyombo, wikoresha amazi aturuka muri robine, ahubwo vomera amazi mu gikoresho cyabugenewe aba ari cyo ukoresha. Toza kandi abana kumenya aho bakanda iyo bamaze gukoresha ubwiherero bukoresha amazi. Igihe ushaka kumanura amazi ajyana imyanda yo mu musarani wa kijyambere, banza ushishoze niba hafite ahantu habiri ho gukanda. Niba wakoresheje umusarani byoroheje, kanda buto ntoya. Igihe wakoresheje umusarani bikomeye, nibwo ukanda buto nini. Si byiza kandi gukandira buto zombi icyarimwe, kuko hari ubwo bituma amazi akomeza kumeneka. Niba woga amazi aturutse hejuru kandi ashyushye, wireka nk'amazi akomeze kumeneka mu gihe ugitegereje ko ashyuha. Yavomera ahubwo mu ibase cyangwa mu kindi kintu, kuko nayo ni amazi meza yakoreshwa mu bundi buryo. WASAC Group, dignifying life.